Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye aho muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherereye mu ntara y'amajyepfo, uherereye mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe uherereye mu mujyi wa Kigali, nizere ko ibintu byose ari fresh. Ibisanzwe rero muri kumwe na Ivan, niba musaza w'imbizi urenze. Uyu munsi rero twaba twageze ni mu ntara y'amajyepfo, ni mu karere ka Nyanza, mu kagari ka Rwesero, aho twahasanze aborozi bakomeye cyane. Ni aborozi b'ingurube, ariko reka nabo batangira batwibwira, batubwire ubu bworozi babutangiye gute. Turabakiriye ku Cyatwa TV. Murakoze cyane ko twakira. Nitwa Songa Christophe. Yego, wowe witwa? Nanjye nitwa Alphonsine Mukamuherwa, ntuye Nyabisindu ku Rwesero, umurenge wa Busasamana. Yes, atuye i Nyabisindu, ni ku Rwesero, umurenge wa Busasamana. Nasanze hano muri mu bworozi bw'ingurube, nasanze n'uwo muragabura, nasanze bimeze neza, ari fresh. Ibintu mubikora gute? Ibi bintu tubikora kinyamwuga kuko wabibonye, ni ubworozi bwa kijyambere bw'ingurube. Ingurube ni icyororo, ni ingurube z'icyororo zavutse mu buryo bw'intanga, twakoresheje guteza intanga, zikaba zirya neza, zorowe neza, zitanga umusaruro mwiza nk'uko wabyiboneye nawe. Yego, ni ibintu byiza cyane. Nkigeramo hano rero nasanze mwororera mu rugo. Yego. Ubusanzwe tuzi yuko iyo ingurube zorowe ziba zibereye epfo ipfiriye mu kabande, ku buryo zitaza kugira gute, zitaza kubasakuriza ngo zibe zabatera umunuko, zibe zagira gute. Mwebwe ko nasanze muzororera mu gipangu, ibi bintu mwabitekereje gute? Dutekereza iki gikorwa cyo kororera mu rugo gikari, twari tumaze kubona ko dushaka kurema itandukaniro hagati yo kubona ingurube nk'igikoko cyari gisanzwe kizwiho umwanda. Abantu benshi bazi ko ingurube ari igikoko kigira umwanda, kinuka, kitabaho abantu bari, umuntu yigizayo kure cyane. Kandi n'uyu munsi hari abantu bagifite uwo muco muri rusange. Ariko twebwe twashatse kurema itandukaniro, urabona ko ahantu ziri hari sima, harakoropwa, hakorerwa isuku, dukoresha ibintu bitandukanye nk'ibarizo, kuzogesha isabune, muraza kubibona ko tuza kubikora mu buryo bwo kuzoza, gukoresha za alukoro mu gukaraba, mbese ikintu cyose cyatuma ahantu haba hari isuku. Ikindi, ingurube usibye n'uwo mwanda, ubundi umwanda umuntu arawugira ku giti cye, ntabwo ingurube igira umwanda. Yego. Mbere yuko tuza gukomeza nkwibariza, mu busanzwe abadamu tuzi yuko mukunda gutinya inyamaswa, ingurube ishobora kundya, ariko uburyo nabonye urimo urabikora ntabwo bufite, ukazigaburira ntabwo bufite. Watinyutse gute wowe, byagenze gute? Urumva nanjye ingurube nayitinyaga numva bayivuga. Ariko aho igereye mu rugo, itungo ni itungo. Ujya ubona ukuntu abantu batinya imbwa, ukayibonera kure twayitinya, ariko iyo yageze mu rugo ifata imico y'abantu bo mu rugo. Ingurube nayo zikigera hano nayo ifite ubwoba, dore ko yari n'ingurube imwe, ariko zimaze kuba nyinshi, zimaze kumenyera umwuka wacu, turahagera tugakina nazo. Ingurube nta kintu ziteje, nta n'umwanda ziteje, kereka twebwe ubwacu ari twe tuwuziteje. Natunguwe no gusanga hano hantu hameze neza, hatanuka. Hanuka hatese kandi tuba twahakoreye isuku. Ingurube zacu turabyuka mbere, uko dukora amasuku y'imibiri yacu, uko dukora mu nzu, niko natwe tuzikorera. Nta nubwo zatinyuka no kuryama ahantu hasa nabi, turazuhagira, tuzigabura tumaze kuzikorera amasuku yose. Urumva tworoye ingurube imwe nayo igura 50,000, none tugeze ku ngurube zirenga 20. Tuzikuye ku cyororo cy'ingurube imwe, zibasha kudukemura ibibazo byacu bya buri munsi by'amafaranga. Ubwo rero ntabwo nazijya kure rwose, ntabwo zimbuza akazi kanjye gasanzwe, ntabwo zimbuza kujya aho nshaka, ntabwo muhura n'abantu ngo bumve ndanuka ingurube. Nayo rimwe irabyikiriza ati ingurube ni itungo ryiza. Urambwiye ngo mwatagire ku ngurube imwe y'50,000, misengera amatsiko. Mwatere ku ngurube imwe y'50,000, ariko ubaka kanya nubwo umbwiye ngo mugeze mu ngurube 20, nabonye zisa nkaho zirenga. Ingurube zose ziri hano zifite abana bazo, nta ngurube iri munsi y'abana 10. Ni irihe banga mwakoresheje? Ibanga ni ukuzitaho, nicyo cya mbere. Ubundi iyo ukunda ikintu nacyo kiragukunda. Harimo guteza intanga, guteza intanga z'ubwoko bwiza, kuko intanga nazo ziratandukanye. Rero iyo ingurube yitaweho ikavurwa,
ukayigaburira neza n'ubu kubyara kwayo itanga umusaruro. Niryo banga rinini, ni ukuziba hafi gusa. Yego. Ubwo ngize amatsiko, ubundi habaho ubwoko bungahe bw'ingurube? Ingurube zifite amoko ayo nzi ndumva agera muri 3, ariko ashobora no kurenga ndetse 4. By'umwihariko tugendeye ku zo wowe worora hano. Ubu hano izo dufite uyu munsi dufite ingurube zitwa Pietra. Ni ingurube z'ibigondo uraza kuzibona. Yego. Hari n'izindi zitwa Randarasi. Uyu munsi niyo moko dufite hano. Ariko hari n'izindi zitwa za Droke, za Larish White. Zifite amoko menshi. Yego. Ubwo misengera amatsiko, ubu ngubu ufite Randarasi ukagira na Pietra. Nuhe mwihariko wa Pietra cyangwa se umwihariko wa Randarasi? Pietra nk'uko uzibona ni ingurube zibyibuha cyane, zirabyibuha zikaba nini, kandi ziranabwagura ibibwana byinshi. Yego. Ariko aho zitandukaniye na Randarasi, Randarasi ni ingurube iba ndende, igira umurambararo muremure, nayo igira inyama kandi zinakomeye zitarimo amavuta menshi. Zone nta mavuta zigira cyane kandi zikagira n'ibibwana byinshi nazo. Yego. Okay, nimba wenda ubwo misegera y'amatsiko no kuvuga ati nimba umuntu yaratangire ku ngurube imwe nk'uko abimbwiye, batangire ku ngurube imwe 50,000, ubaka kanya mumaze mufite ingurube aka kanya mu kiraro, mbaze ntago zajya munsi ya 40 gutyo bitewe n'abana bazo bose muri rusange. Ibi bintu ni irihe tandukaniro kimara kuba watangira korora n'ubu ngubu watangiye korora, watanga irihe tandukaniro kugira ngo n'abakurikiye Cyatwa TV bashaka korora ingurube bumve yuko nabo bagiye mu mushinga runaka bazabagira umumaro cyangwa se ari umushinga ushobora kuzabagora? Yego. Itandukaniro rirari rinini. Ubundi ibintu byose cyambere ni amakuru. Uyu munsi umuntu adafite amakuru yuko ingurube ishobora kumuteza imbere ntabwo yabishishikarira. Ikintu cyabayeho cyambere tugitangira niriya ingurube imwe, twari dufite n'ubwoba tuvuga ngo ese tuzayifasha gute, tuzayitunga gute, wumva ari ibintu biri aho nyine by'umuntu arimo kwiga. Ariko bwa mbere na mbere yakubise hasi ibibwana 10 byose. Ndabona karabaye. Mu bibwana 10 icyaguze make cyaguze 30,000. Yego. Ngaho tutekereza ayo mafaranga byarazamutse bigera mu 80,000. Ikibwana kimwe akakigura 80,000. Yego. Urumva amafaranga yaragiye araza, bidutera gutekereza uburyo dushobora kwagura umushinga. Byumvikane twese dushaka igishoro, twubaka ibiraro, kuko buriya ntiwatekereza korora udafite ibiraro. Yego. Hanyuma dutekereza n'isuku yabyo, tubirasimanta tubishyiramo igihe kugira ngo n'isuku yabyo ijye yoroha. Ubundi ingurube igira umwanda iyo icukura kwa kundi ikubitamo ikizuru cyayo, burya ibishakashaka uburyo yarushaho kugenda ahantu horoshye. Ariko iyo isanze yakomeye uyikorera isuku mu buryo bworoshye. Hanyuma tumaze kubaka ibiraro twahise nanone duteza intanga. Bya bindi bya mbere byaduhaye igishoro cyo kubaka. Hanyuma duteza intanga irongera kubita hasi ibibwana 10. Turavuga ati ibintu biraryoshye. Noneho kubera ko twari twateje intanga havukamo ingurube nziza, nibwo twahise tworora. Noneho twagura bya biraro, urabona ko hano ahagaragara hano murimo kureba ibiraro bigera muri 7. Hariya hirya naho hari ibindi biraro, hari n'izindi twagiye turagiza abaturanyi kugira ngo nabo tuboroze tubereke ko ibintu byose bishoboka. Niyo mpamvu ubona itandukaniro ryagiye ribonekamo, ni uburyo bwo kugwiza umusaruro no kugwiza n'agafaranga muri agatanga. Urakoze cyane. Niwe ngarutseho. Abadamu muri rusange usanga nyine basa nkaho batinya ubworozi bw'ingurube, cyangwa se ashobora kutabworora kubera ari impamvu z'imyumvire, akavuga ati ingurube sinazorora. Ariko n'abashaka kuzorora bakazitinya ngo zishobora kuba zabarya, ingurube ngo yashonje, ingurube n'ibibwana byayo. Ndagira ngo utangeho ubusobanuro aho ngaho. Ese koko iyi ngurube yabwagwira ibyo bibwana byayo, ese kuzorora biroroshye? Ndagira ngo umbwirire abadamu by'umwihariko. Dukuyeho wenda umuco w'idini ku bantu abasilamu, abadive, nibo bantu bumva ingurube itabageza mu rugo. Ariko ku bandi badamu kugira ngo bazamuke, kugira ngo babone uburyo bwo kwita ku bana nabo biyiteho bitabagoye, korora ingurube ntabwo bisaba igishoro kirenze, ahubwo nayo bashishikariza kubera ko ingurube ntabwo iryana, biterwa n'uko wayifashe. Kwa kundi nyine twayirindaga bifata umwuka w'abo bantu, ntibe hafi y'abantu, nawe ubwo bagushyize kure y'abandi bantu uri umuntu nawe waba ari wahinduka igisimba. Ariko ingurube ni itungo ryiza, ririra ku gihe, biterwa n'ukuntu waryitayeho n'ukuntu warifata. Birya ibiryo bikeya, ntabwo ingurube imwe ishobora kurenza ibiro 2 n'inusu ku munsi.
ushobora kubyuka mu gitondo ukayigaburira ikiro n'irobo n'amagarama gutyo, nijoro ukongera ukayigaburira, ubundi ukayiha amazi, ikanywa amazi, ubundi igatuza. Rwose korora ingurube nabishishikariza buri mudamu wese ufite ubushobozi bukeya, kuko ntabwo kuzamuka ari ukuzamukira kuri byinshi, kuko iyo utabashije gucunga byinshi na bike ntiwabishobora. Urumva dufite ikibwana cy'ibihumbi 50 cyarakuze, uyu munsi kiradufasha. Abana ku ishuri biroroshye, kubaho biroroshye, kwambara umwenda biroroshye, kandi ntabwo mba nagiye kwirirwa nirukanka, ntabwo mba nagiye kure, ntabwo mba nagiye kwirirwa mbyigana n'abantu mu masoko, ntabwo mba nakoze ubwikorezi bukomeye. Nkita ku rugo rwanjye kandi nkita no ku matungo kandi nkabona n'amafaranga. Tukiri aho ngaho rero, ni iki wabwira abantu bavuga ko akazi kabuze? Akazi ntabwo kabuze. Abavuga ko akazi kabuze bazaze mbaha akazi. Tuza gusoza ikiganiro, muri buze gutanga na nimero za telefoni zanyu kugira ngo nimba ari n'ubujyanama abantu bakeneye cyangwa se ari ubworozi, ku buryo mushobora kuba mwagira gute mwabaha ku bworozi. Mugarutseho rero, wambwiye yuko ingurube zabaye nyinshi ngo zitanga ifumbire zikagera hari n'abo mwaragije. Ese wampuriza gute ubu bworozi bwawe n'ubuhinzi? Urumva uvanyemo utandukanyije ubworozi n'ubuhinzi ni hafi yo kuyoba. Ni hafi yo kuyoba. Ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu bibiri bijyana. Nk'icyo wari uvuze ku bijyanye n'ifumbire, ikintu cya mbere amatungo atuzanira atanga ifumbire. Iyi fumbire ushobora kuyigurisha nk'ibikamyo iriya Daihatsu nini, ntabwo ijya munsi y'ibihumbi 40. Kandi ibyo ngibyo mu kwezi kumwe ushobora kuba wabyujuje 40. Ni ukuvuga ngo ifumbire ubwayo ishobora kugaruka igatunga amatungo. Tugiye mu buhinzi nyirizina, ifumbire y'ingurube iri konsantere cyane ku myaka. Ni ukuvuga ngo ahantu wafumbije iyi fumbire harera pe. Tuba dufite imbuto, tuba dufite imboga, duhinga ibigori, ku buryo usanga nk'uyu mudugudu wacu wa Nyabisindu ku mateka ku bantu bahazi, ni ahantu hatera pe. Mu butaka bwabo bwarashaririye, ariko ugeze mu mirima yacu muraza kubibona, turaza kubatembereza muhagere, uraza gusanga ikigori gihari, ikinyomoro gihari, urusenda turahinga, imboga za dodo. Mbese hano imirire yagenze neza bitewe n'uko twabonye ifumbire kandi hafi yacu. Rwose ubuhinzi n'ubworozi bimeze neza. Birumvikana. Hari abajya bakunda kuzitirira amazina menshi, akabenzi, indyohesha birayi, n'utundi tuzina twinshi cyane. Kugira ngo mumfashe duhuze ayo mazina y'utwo tuzina n'izi ngurube, ubundi bashatse gusanisha n'iki? Ikintu bashatse gusanisha bavuga indyohesha birayi, akabenzi, ubundi birajyana n'imyitwarire yayo. Nk'ubu urebye uramutse usohoye nk'ingurube ya Landaras igasohoka hanze, wabona ari benzi isohotse. Uburyo bihagaze, ubunini bwayo, bwiza imeze, urumva benzi ni imodoka nziza. Kandi gukura benzi mu ngurube ni ibintu byoroshye. Buriya mu minsi mike nzafite benzi hariya iparitse kubera izi ngurube. Indyohesha birayi, iyi ngurube iba ifite ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo usibye n'inyama zayo n'amavuta yayo, ni ukuvuga ngo ingurube ni igikoko cyiza kigira amavuta meza arimo umuti. Amavuta yaravura imvune, ibintu bitandukanye. Ingurube mu bushize numvise n'ubushakashatsi bwakozwe yuko impyiko zazo zishobora kuba zafasha n'abantu. Muri igitangaza kirimo rero babuze amazina bayita, ahubwo ifite amazina arenze ay'abantu batekereza. Ingurube ni nziza cyane. Hari ugeze gutera urwenya aravuga ati nge nkabonye kicaye ku isahani ngo arumva ibintu ari sawa cyane. Amazi ahita yuzura akanwa, gateye ubwoba. Ndagira ngo noneho ni uwuhe mumaro ushobora kuba wabwira nk'abanyarwanda muri rusange mu kuba batangira ubworozi? Ngira ngo hari ukuntu umuntu akubwira ati ngewe ntaratangira gukora nari meze gutya, atari ko nyuma y'uko noneho maze korora ubu ngubu mpagaze ku nguko, mpagaze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. We n'ubuhe wasangiza ubutumwa wasangiza wenda abadukurikiye ku Cyatwa TV? Twababwira yuko ubworozi bw'ingurube bwatuzamuye, bwaradufashije. Bwaradufashije mu kurira amashuri y'abana nk'uko madamu yabivuze. Bwaradufashije mu bijyanye no kongera umusaruro w'ibyo dufite. Bivuga ngo umuntu niba hari aho twari dufite akarima kamwe, umuntu yaguze n'utundi turima bitewe n'ingurube. Ikindi ingurube zadufashije
no kwiyubaka natwe ubwacu. Umuntu anarebye n'ukuntu basa, reba ukuntu ku mudamu asa rwose aratemba itoto, dore urabona ko rwose urabona ko bimeze neza rwose. Ushaka kugira ngo amenye agaciro ko korora ingurube nabanza barebe bimeze neza rwose. Reba iboko ryabaye iboko urubatse umubiri. Hari ibindi bintu yatuzaniye, ni ukuri kutigunga, kubona akazi ko gukora, wa mugani w'abavuga ngo akazi karabuze, ibyishimo mu muryango, iyo ubukene buri mu muryango umwiryane buri wose cyane. Kandi ikindi ntabwo wagira ubunebwe ufite amatungo, uraza ukabona aho yangije, ukabura hakoze, ubwo uba urimo urakora na siporo, nakuriya babuzaga buri kanya uzakorera ngo zibaye uko kasakuje ukabura araje, naguheranwa n'ibitekerezo, ntabwo buri cyo gukora, ufite irungu wicaye ukirebera cyane. Ubu buryo bundi zikina uba ubona nta rungu wagira, nta kuvuga ngo nagushorana ngiye kwirwa nzerera, ojya nzerera mu matungo yawe, nta mukushi wagira ufite ntibishoboka rwose. Amatungo azana ibyishimo. Kugira ngo rero abakurikiye Icyatwa TV murababona baduhagaze imbere, bameze neza, batangiye batubwira uburyo batangiye ku ngurube imwe yonyine y'ibihumbi 50, ariko ubu aka kanya urebye mu biraro byabo bari mu ngurube zirenga 50. Urumva rero ni akazi gakomeye, kandi izo ngurube zose nta yindi ngurube ya kabiri bigeze bagura, ahubwo ni muri ya ngurube imwe yonyine zagiye zikomokaho, kandi bageze kuri byinshi bigiye bitandukanye, aribyo mugiye no kudusangiza muri rusange. Muri byinshi twagezeho nyine twabwiye kubaka amazu, twatangiye kubaka, gukurura amazi. Urumva ntabwo waba ahantu ufite ingurube ukeneye amazi yo kuzifashisha kuko zinywa amazi, ibiryo, kuzoza, amashuri y'abana, ibikorwa byinshi by'iterambere. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yari ari mu cyiciro cya mbere, ukaba uyu munsi ushobora kujya mu cyiciro cya kane nta ubigusabye ari we wijyanyemo, urumva ni ibintu bidasanzwe, zatugejeje kuri byinshi byo kwishimira. Ahubwo hagati aho ntabwo dushobora kuba iki twakivuga, turashimira cyane Perezida wa Repubulika ukangurira abantu gukora. Hari terime yatuzaniye, yatubwiye yo kwigira ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo kwigira ni ukubasha kwikura ku cyiciro kimwe ukigeza ku kindi. Umuntu ntari yakunyuzamo ijisho ngo avuge ngo runaka ngo ni ukwirirwa agenda nta kintu yimariye, oya. Perezida wacu ntabwo ni umuhanuzi uhanurira abanyarwanda, kuko ijambo ryose avuze riba rifite impinduka zizazana mu banyarwanda. Uyu munsi twarigize, kandi tubitewe mu gukura amaboko mu mufuka tukabasha korora ubworozi bw'ingurube. Ubu aka kanya dusigaye duhura n'urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye, rurangiza za kaminuza, rurangiza za segonderi, barangiza za tronkome, ugasanga barangije, ariko ubu aka kanya nta kazi barimo baragenda babona, bakavuga ko nta kazi karimo karaboneka. Sinzi ubutumwa ushobora kuba bufitiye urubyiruko muri rusange. Mu kanya baganirije abagore, babwira kwitinyuka, bakareba ukuntu umeze, bakabona ko umeze neza, nabo bakaza baza bakinjira mu mwuga wo bakorora ingurube. Ashobora kutorora ingurube akayakora n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo ubutumwa noneho by'umwihariko urubyiruko rurangiza amashuri agiye atandukanye, ariko bakavuga ko imirimo yabuze. Icyo nabwira urubyiruko rukurikirana Icyatwa TV ni uko kuba bavuye ku ishuri ntabwo ubuzima buhagaze, kandi ikindi kuba bagira icyo bakora ntabwo bisaba ibintu byinshi. Ashobora no kuba yajya gusura n'umuvandimwe akamukubita itike y'ibihumbi 30 kigenda ujye mu cyaro, yagera mu cyaro akagura ingurube imwe y'akabwana k'ibihumbi 30. Turazifite nazo bifite nk'amezi 2 30, akagenda akayishyira mu kiraro. Ntabwo zamusaba ngo ndajya kuragira, oya, ni ugupfura utwo twatsi akayiha, ni ibiryo bya biryo tusigaza tukamena bitunga iryo tungo, ubundi agakaraba, akagenda akaza akagaruka akareba itungo rye. Mu mezi 5 aba arishyize ku mfizi, akaribangurira cyangwa akabashyira ku isoko. Nimba yaguze ikibwana cy'ibihumbi 30, azagurisha mu mezi 5 kigura ibihumbi 150. Ubwo havuyemo ingurube ebyiri, kandi nawe abonye urukweto. Ntabwo ari ngombwa ko umwana w'umusore, n'ubu turabafite biga mu wa 6 segonderi, iyo yaje akazi kacu twebwe ahita avuga ati mu matungo tayari, njye ndashaka gukurikirana ibi nanjye nzaza, ariko akazi ntikabona. Ni umusore mwiza, kandi ntiwamenye nyine ko azaga gukurikirana ayo matungo. Ahubwo ndimo ndibaza, nasanze muri murazoza. Kuzoza bishatse gusobanura iki?
nyine nk'uko twari tumaze kubibereka yego biriya ni ukurwanya amabakiteri aba ari ku ngurube yego kugira ngo nanone uyirinde indwara zishobora guterwa n'uruhu. yego Icya kabiri nabwo bituma umubiri wayo umera neza nayo ikishima, yego kuko ntabwo tworoye za ngurube tujyana mu gishanga bo amazi yazo turazuhagira. yego Ikindi natwe biturinda umwanda kuba ari amazi aba arimo isabune. Murabona ko dukoresha savo likide, ariya mazi aba arimo isabune bigatuma n'isazi n'iki n'ayo mabakiteri adashobora kwinjira mu nzu, kuko turabana nazo ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo zishobora kubarya, ubundi nzi ko ingurube igira amahane, nabonaga ituje nireba mwakoresheje cyangwa muri kariya gasabune hari utuntu mwashyizemo dutuma ziba zimeze neza. Oya ntako rwose ntakadasanzwe kandi. Yego aha wowe nabona urimo urazana isabune buri kanya, ntabwo utinya ko zizakurya? Reka ziriya zabaye abavandimwe nta kintu zantwara, ni inshuti kandi uko uzikorera isuku niko zizamura na z'urukundo, nta kintu cyanga isuku. Kandi iriya sabune iyo uyuhagiye ziriya ngurube zisa neza, isazi ntizongere. Babonye ko dufite n'abana bato baba bakeneye nyine isuku, rero ziturinda umwanda, ziturinda umuhumuro mubi wo mu biraro, zigatuma niyo waza hano uretse wowe twahageze hari n'umuntu utatazi ko tworoye ingurube kandi tubana mu rugo. ngira ngo ubwo nageraga hano nasanze zituje cyane. Mukimara kuzigaburira, mugiye kuzigaburira zirasakuza, mumaze kuzigaburira zahise zituza. Sibyo tuno twana wagira ngo turi muri repetisiyo, ariko uko biri kose numvise ko zahise zituza. Utwana twose niko tumera utwana twose duhora ari utwana wagira ngo turi muri repetisiyo. Okay, dusoza rero n'ikintu ubuhe butumwa mwahereza Icyatwa TV muri rusange? Ubutumwa twahereza Icyatwa TV ni uko abadukurikiye bose twabasaba gukangukira uyu mwuga wo korora ingurube. Yego, ingurube ibyara kabiri mu mwaka. Sintekereza ko hari itungo usibye urukwavu rushobora kuba rubyarwa mu kwezi, rubwagwa mu kwezi. Ingurube kabiri mu mwaka wayifashe neza ibitanze umusaruro. Bivuga ngo ni itungo rishobora gukenera umuntu mu gihe gitoya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ridatwara n'imbaraga zidasanzwe ushobora gufatanya n'iyindi mirimo. Turasaba abantu badukurikiye ku Cyatwa TV yuko bakangukira ubu bworozi bw'ingurube. Usibye ababibuzwa n'imyemerere, ariko mwese abasigaye nimuhaguruke mworore ingurube. Urimo urabashishikaza. Hari nimero ya telefone wabereza se kuryo bashobora kuzaguhamagara kugira ngo nimero ya telefone irahari. Yego, ni 078 2 59 58 13. wazibasubiriyemo koko? 078 2 59 58 13. Twigaruye kuri muntu umaze gutemba itoto bitewe n'izi ngurube yorora. Ni ubuhe butumwa ugiye guha abanyarwanda rero muri rusange kugira ngo nabe bumve yuko bagomba gutinyuka bakagira gute bakaba bakora zino ngurube? Ubutumwa naha abakunzi b'Icyatwa TV, cyane cyane abadamu bakurikira Icyatwa TV, urubyiruko, ni uko korora ingurube atari ibintu by'intambara. Korora ingurube ni ibintu byoroshye, kandi korora ingurube ntabwo bisaba ubushobozi buri hejuru. Nabibashishikariza cyane. Ni amatungo meza, ufatanya n'iyindi mirimo, ufatanya no kwita ku rugo, kandi adakonsoma ibintu bihenze. Ubwo rero ni karibu bazaze mbahereze n'amahugurwa ukuntu bita kuri iryo tungo. Abantu benshi batinya ingurube, ariko kuyitinya nuko baba bataramenya icyiza cyayo. Yororoka vuba, itanga umusaruro, kandi ikindi ntabwo wihugiraho, ubona akazi ko gukora kandi utafashe urugendo. Rero nashishikariza abadamu bagenzi banjye, murabona ntabwo nsa nabi, ntabwo nsa n'uworoye ingurube, cyane cyane ko bavuga ngo ingurube ni inyamaswa, ingurube ziraryana, ingurube ni umwanda, ingurube ziranuka. Nyine umuntu iyo atangiye gutuka inka aravuga ngo dore igicebe cyayo. Ariko ingurube ni itungo ryiza, rituza, rigira isuku. Ubwo iyo zifite umwanda zihita zihamagara, zirasakuza ukaza kure icyo zabaye, zikanga kuryama. Iyo zishonje zirakwibutsa, iyo zifite umwanda zirakwibwirira. Ni nk'umwana nyine wabangamiwe. Ubwo rero ingurube rwose nta kazi kenshi gakomeye zigira. Mu gitondo urabyuka ugakora amasuku, ukazigaburira zigatuza. Ibaze guhera mu gitondo saa 3 urazigaburira, saa 6 ukaziha amazi yo kunywa, nimugoroba ukagaruka ukazigaburira. Ubundi akazi kawe kagakomeza. Bajya mu manama, bajya mu nteko, abajya gusenga,
ufata urugendo akajya gusura umuvandimwe ni nk'uko wasiga utunganyije umwana ukambwira ati guma hariya. Rero bakunze b'icyatwa TV nk'uko mbere kuri kamera z'icyatwa TV bameze neza rwose, barasa neza nk'abantu boroye ingurube ndetse babona amafaranga agiye atandukanye. Nk'uko twabitangiye rero batangiye batubwira yuko batangiye ku 50,000 aho baguraga ikibwana kimwe cyonyine, ariko ngubu aka kanya bakafite ingurube zigera muri 40 kuzamura. Bitubwiye neza yuko ushobora gusanga aka kanya ubahaye miliyoni ziri munsi y'eshanu ntago bakwemerera ko wabaguriza ingurube ziri hano, tudashizemo imirima baguze, inzu bubatse, abanyeshuri barihiriye n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo mwamaze kubona ifumbire, ni ifumbire nziza cyane. Hano ho mubona ibinyomoro bimeze neza, mabonye ibitoki bimeze neza, urusenda mw'abantu mwe murakaze. Ndabashimire ko mwitabiriye ikiganiro, twakoranye ikiganiro cyiza nk'iki ngiki. Ikindi reka nshimire abari bakurikiye Icyatwa TV, ndabashimiye cyane, muri abantu bakomeye cyane. Wowe wamaze gukora subscribe ku Icyatwa TV uri umuntu w'umugabo cyane, nawe turakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro byacu nk'ibi ngibi byiza cyane. Mukomere cyane, murakoze cyane. Sawa, kuraje, mukomeze mworore kandi mutere imbere. Murakoze cyane. Icyatwa TV turi kumwe. Subscribe yo barayikora. Subscribe, share na comment byose. Banyarwanda kazi, reka mbashimire Icyatwa TV. Icyatwa TV turayikunda, nkunda ibiganiro byayo.